umuntu ajyana agira n'umubiri mwiza, ejo wamushiraho yananuka agatuka Imana akavuga ngo Mana ubyemere ko mera gutya, ubyemere ko abantu bambona, ubyemere ko abantu bongera kunuka. Ni iki kintu gitumye bikaturakaza kandi turabakristo? Kandi nyamara Satani aradusaba ngo tugeragereze kubyo dutunze no kuri uyu mubiri wacu. Uzaza ryari mucunguzi wimebwa bwami budashira, ibyaremwe byose twishime, icamukaza udatinze. Ariko Mana, hanyuma rero madamu wanjye yari afite inkovu mu mutwe nini cyane, muzabikurikirana muzayibona. Yajyaga iturika igahora iva, agahora mu bitaro, agahora ababara ubuzima bwe bwa buri munsi. Twongeye kubasuhuza torero ry'Imana, twongeye kubasuhuza nshuti z'abera mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kugaruka muri uyu mwanya mwiza wo kongera kuganira ku ijambo ry'Imana, ndetse ririmo n'ubuhamya cyangwa se ririmo imirimo y'Imana, y'Imana igikorera abayikunda bakayishakana umwete ku manywa na nijoro. Iyo Imana igikorera kubo yavuzeho ifitanye nabo amakuru menshi. Rero twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. N'ubundi amazina ni yayandi, Ngarukintwari Jean d'Amour, guturuka Rwinkwavu mu karere ka Kayonza. Imana iduhana umugisha rero. Tumaze kumenyerana kubwo kuganira ku ijambo ry'Imana ndetse n'andi makuru menshi atandukanye. Hanyuma rero munyemerere dusenga Imana, hanyuma dufatikanye muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Turagushimye nanone wa Mana we, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye uyu mwanya utwemereye kuba turi kuri urubuga kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ryawe, twongere kwibukiranya amakuru yo mu rugendo mu izina rya Yesu Kristo. Uhimbazwe rero, turagushimiye cyane. Ngaho nukomeze ubane natwe, utwemerere muri uyu mwanya, udushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Kandi dusengeye n'abadukurikiranye mwami kugira ngo ukomeze kubaha umugisha, ukomeze kubagirira neza. Ijambo ryawe dutambutsa cyangwa se amakuru y'ijuru dutambutsa, reka yururutse imitima y'abera, yururutse imitima y'abakwizera ndetse n'abatarakwizera, bakumenya kuri Imana ifite imbaraga, bakumenya kuri Imana ibakunda, bakumenya kuri Imana yabaremye mu ishusho yayo kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Urakoze rero, turagushimiye cyane. Ngaho nukomeze ubane natwe, utugirire neza Mana, ubuntu bwawe n'amahoro bikomeze bidushyigikire n'abera bose mu izina rya Yesu. Amen, amen. Turashima Imana rero ko Imana yongeye kuduha uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere kuganira kuri iri jambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Hanyuma dufite ijambo ry'Imana tujye kuganira riri mu gitabo cya Yobu. Twifuje kuvuga kuri izi nkuru z'uyu mugabo witwa Yobu. Abantu benshi bazi amakuru yiwe, wanyuze mu bintu bitoroshye byari bikomeye, ariko kuko yarazi umugambi Imana imufiteho, kuko yabanaga n'Imana, Imana imugirira neza. Imana imugirira neza mu bihe byo kugeragezwa, mu bihe byo guhura n'ibikomeye, ariko ntiyateshuka mu nzira zo kubana n'Imana, akomeza kurushaho kubaha Imana. Hanyuma turaza gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gice cya mbere, hanyuma dusome umurongo wa 21 n'umurongo wa 22. Hanyuma nituza kumara kandi turaza gutambuka mu gice cya kabiri dusome n'umurongo wa 5 gusa, hanyuma tuganire kuri iyo mirongo mikeya. Hanyuma uko Umwuka Wera tuyobora niko dukora. Imana iduhana umugisha. Igitabo cya Yobu, igice cya mbere umurongo wa 21, hari ijambo rivuze ngo, hari umutwe w'amagambo aho ngaho uvuga ngo Yobu ntiyabyinubira, akomeza gushima Imana. Hanyuma umurongo wa 21 haratubwiye ngo, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Umurongo wa 22 haratubwiye ngo, muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Hanyuma mu gice cya kabiri umurongo wa 5 hari ijambo naho ryatubwiye ngo, ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Amen. Hanyuma rero izi nkuru twifuje kuvugaho z'uyu mugabo witwa Yobu,
Yobu muramuzi ko ni umugabo Bibiliya ivugaho amagambo meza akomeye, yari umukiranutsi. Yobu ngo yubahaga Imana mu bintu byose, yakiranukaga mu bintu byose, yageragezaga gukora byose, ndetse ngo no mu byo atunze ndetse n'urubyaro rwe yajyaga afata umwanya akajya gutamba ibitambo imbere y'Imana kugira ngo anihire urubyaro rwe n'ibye, kubera ko yabaga azi ko bakoze ibitandukanye, rimwe na rimwe bakanakora n'ibyaha, ariko ngo yajyaga ajya imbere y'Imana akajya kubasabira imbabazi, akajya kubasengera kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze kubarinda kandi zibabeho, Imana ibagirire imbabazi kuko bakoraga amakosa. Hanyuma rero uyu mugabo Satani igihe kiragera aza gutembera mu isi, atembera mu isi aratembera, hanyuma ngo abona uyu mugabo Yobu. Hanyuma ngo abaye ahavuye, Imana ngiramubaza ngo wamubonye umugaragu wanjye? Aravuga ngo namubonye, ariko atanga ibisobanuro cyangwa se impamvu zigaragaza impamvu yubaha Imana. Atangira gutanga ibigaragara ko igituma Yobu yubaha Imana n'ibyo atunze, n'ibyo Imana yamuhaye, yari yaramuhaye umugisha. Hanyuma rero Satani icyo yashakaga aha ngaha byari ukugira ngo ageragereshe Yobu ibyo atunze, hanyuma rero Imana iramutanga. Nje kukwibutsa ijambo rikomeye rivuga ngo Imana ijya yemera kudutanga tukageragerezwa ku byo dutunze no ku byo yaduhaye. Bivuga ngo umugisha ufite, kuba wabyara abana benshi, kuba washaka umugore mwiza, kuba wakubaka inzu nziza, kuba watunga imodoka, kuba wagira ibintu bya mirenge, ntabwo bituma Imana itagutanga ngo ugeragezwe. Amen, haleluya. Hanyuma rero uyu mugabo nawe bigenda gutya. Hanyuma ngo Imana kubera ko yari imuzi neza, ariko iravuga ngo ngiye kumutanga. Imana iramutanga ngo Satani amugerageze. Murabizi habaye inkundura nyinshi, ngo habayeho ikubagaho amatungo ahari agapfa, bakaza gutanga amakuru ko byarangiye, bakaza gutanga amakuru ko amazu yahiye yasenyutse, bakaza gutanga amakuru ko abana bapfuye. Ariko ngo uyu mugabo arabyitegereza abyumvishije. Ariko kuri uyu murongo wa 21 twavuze dusoma. Amen, haleluya. Haravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rishimwe. Hanyuma Yobu niyageragejwe gusa, ibyo yaratunze byose byarageragejwe, nawe arageragezwa. Satani aramusaba, akora ku mubiri we, amuteza indwara idasanzwe. Amaze kumuteza iyo ndwara idasanzwe, Yobu ubuzima burahinduka. Abantu baramwitegereza, bitegereje uburyo yarabayeho n'uburyo yarameze n'uburyo bamwubahaga, ibintu barabihindura. Baravuga ngo wakihakanye iyo Mana kuko yizeraga Imana. Urumva muri make yanze kujya kwivuza mu biti by'ibinyarwanda n'ibindi bintu byose ngajya mu bapfumu. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzasubirayo ari uko nguko nyine. Amen. Hanyuma ashimira Uwiteka. Uyu mugabo njya mutinya nibuka aya makuru, kuba ibyago n'amakuba byakubaho, warangiza ukajya imbere y'Imana ukayishima, ukavuga ngo ni wowe wabimpaye n'ubundi ni wowe ubinshubije, ugakomeza kuyizera n'ubukire. Abantu benshi kuri twe bijya bitunanira, ariko uyu mugabo yarabihamije, arabihamya. Aravuga navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Haleluya. Mbega ntacyo nazanye, ibyo nari mfite n'ubuzima bwanjye Uwiteka niwe uzemeye ko bibaho. Yobu arabyakira. Hanyuma rero kuri uyu murongo wa 22 aravuga ngo muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Haleluya. Hanyuma rero aya magambo tuganiriye natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi tujya tugeragezwa. Satani ajya dusaba n'uyu munsi ajya dusaba. Amen. Adusabira ku byo dutunze no ku byo Imana yaduhaye ari n'amasezerano. Rimwe na rimwe tukavuga ngo Mana kuki waduhaye ibi byo kutugerageza, tukinuba, ibindi rimwe tukumva twabivamo, Imana tukayitera umugongo twanze kwihanganira ibigeragezo. Ariko Satani ajya dusabira cyangwa se kugira ngo adupimire ku byo Imana yakoze, kugira ngo arebe urukundo dukunda Imana. Imana nayo rero idutanga igira ngo irebe ase turacyayikomejeho cyangwa turayihakana. Haleluya. Ariko turashimira umugabo Yobu, yabaye intwari nziza, ntiyihakana Imana muri ibyo byose. Abantu bamuvaho, ibintu byose mbega birahinduka, ariko ntiyigeze yihakana Imana. Hanyuma natwe turashimira Imana ko Imana yatugiriye neza, Imana yaraturinze. Natwe hari ubuzima bwinshi buri muntu wese agenda anyuramo, ariko twagize ngo tuvugeho gatoya mu buryo bwo kubana n'Imana ukamaramaza, bijya bituma nugera mu bikomeye utihakana Imana. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Ndabyibuka mu gihe cyanjye njya kubaka, njya gushaka, Imana yampaye umuryango, Imana mu mudamu, ariko mu mudamu wari ufite igishakwe
wari ufite ubuzima bugoye. Impamvu aya magambo twanayaganiyeho ni uko dufite ibihamya bya bamwe muri twebwe bajya bahura n'ubwo buzima, Satani akabasaba akabagerageresha umubiri bambaye. Haleluya. Ariko turashimira Imana ko Imana yafashe ukuboko itazabarekura. Ariko natwe dufite abacu batubanjirije batigeze bihakana Imana kandi bariho mu buzima bubi, bagowe, baremerewe. Hanyuma rero madamu wanjye yari afite inkovu mu mutwe. Murabizi amateka yatambutse mu gihugu cyacu ni maremare cyane, nawe zamugezeho. Hanyuma rero ndabyibuka yari afite inkovu mu mutwe nini cyane, muzabikurikirana muzayibona. Yajyaga iturika igahora yiva, agahora mu bitaro, agahora babara ubuzima bwe bwa buri munsi, ari kwishura babara, yaba ari mu rugo babara, mbega ubuzima bwe bwose ari ukubabara. Ariko igitangaza cyari kirimo gikomeye ni uburyo yasengaga Imana, yubahaga Imana n'ibyiringiro yagiraga. Abantu bose bamuzi Mukamuyiro Patricia ni umwana wabaye ndego, yise kuri apena ku kigo cyo ku Murindi muri segonderi, ariko ni umwana wakundaga gusenga mu bwana bwe akiri umukobwa. Imana imugirira neza, iramukomeza muri iyo mibabaro yayibagamo akayicamo, ariko akagira izindi mbaraga z'Imana zimuha kwizera no kwiringira, kuko yari afite ibyiringiro. Haleluya. Ariko Imana ihimbaza. Hanyuma rero turashimira Imana natwe ko yatugezeho umuyoboro wo kugira ngo itumenyekanishe nabo, kuko hari ibyo yagombaga kuzakora, hari ibyo yateguraga kuzakora. Hanyuma rero ndabyibuka uyu mukobwa yajyaga ababara cyane, urumva ubuzima bwe bwa buri munsi. Ndabyibuka hari igihe kubera ububabare yagiraga bw'umutwe n'ubushyuhe bw'umutwe, bajyaga barinda kumushyiraho, hari udufirigo dutoya bajya bashyiraho umuntu bitewe n'ubushyuhe nuko ari gushya uko bingana, kugira ngo byibuze ubwo bubabare bworohe. Rero nawe nuko kuntu yashaga, bakarinda kumushyiraho agafirigo kuri uwo mutwe, aho hantu inkovu yaturitse iva cyane, kandi byageragamo n'imbere, ntabwo cyari igisebe cy'inyuma, cyageragamo n'imbere kuko igufwa naryo ryari ryarangiritse. Hanyuma turagira ngo tuvuge ku mbaraga z'Imana n'urukundo rw'Imana. Imana ikunda umuntu wayo n'ubushake bwayo imushakaho, ariko umuhamagaro wayo hari igihe iduhamagarira mu bundi buzima bigatuma twumva ko biremereye. Ariko uyu Patricia ndabyibuka muri ibyo bihe twamenyanye turi bato, tukajya tumubona, bituma tumugirira umutima w'impuhwe, tukajya tumusura hari kwa muganga, ibyo dushoboye tukabikora twumva nyine ari bya bindi by'urubyiruko. Ariko Imana yari ifite umuyoboro. Haleluya. Imana ikurikirana ikintu kugira ngo mu gihe cyacyo kizashyirwe mu bikorwa bitewe n'icyo ishaka gukora. Haleluya. Hanyuma rero ndabyibuka igihe kigeze kugera, igihe cyari gitambutse ari kinini mu mwaka w'ibihumbi 2012, aribwo yagiraga ikibazo cy'uko kubera uko guturika kw'inkovu n'amaraso kwinjiramo imbere n'inyama zaboze zigeze aho bibyara inyo, kandi apana utu dutoya, inyo za zindi zifite n'imirizo nini. Hanyuma ikintu gikomeye twamubonaga muri ubwo buzima, icyo gihe kiragira kimubaho, inyo zikajya ziva muri uwo mutwe bakahapfuka, ariko kubera kuba nyinshi mo zabuze naho zinyura, kugeza igihe zipfumuye n'ingoma z'amatwi ziraturika. Urumva rero uwo muntu yabayeho n'ingoma z'amatwi zaraturitse, nuvuga ngo n'amaraso amanuka agahita acamo agasohoka. Haleluya. Ariko muri ubwo buzima bwose abayemo gutyo, agakunda gusenga, akabana n'Imana, ko yakoreshaga imiti ikomeye y'ikinya. Reka mbishyire muri iryo jambo, ni imiti y'ikinya wundi yakoreshaga bita morphine, akajya yitera uwo muti, hanyuma ubuzima bugakomeza. Imana iramurinda. Imana yarinze rero uwo muntu muri ubwo buzima bwose. Ariko icyo gihe yakimaranye amezi 3, izo nyo zibaho gutyo, zisohoka gutyo, ziva muri we tumureba. Hanyuma rero byagiye bituma bitwereka imbaraga z'Imana, ariko ntiyigeze yihakana Imana. Natwe abantu babanaga nawe ntabwo twigeze twihakana Imana, kuko twarasengaga, ariko twari dufite ibyiringiro yuko Imana izamukiza. By'umwihariko rero kuri njyewe nkandi umuntu wanabanye nawe, njye numvaga ndi umuntu ufite confidence n'ibyiringiro no kwizera binyemeza yuko azakira. Hanyuma igihe cyajyaga kinagera, Patricia yajyaga muri koma, bikaba nabi, akaremba, ari no mu rugo, ari ku ishuri, nyine bikaba ari ibindi bibazo. Ariko Imana yajyaga iganira nawe, ikamuha amagambo y'uhumure, ikagira na byinshi ikora imugaragariza ko imukunda, byagiye bituma atiheba. Patricia ku bantu bamuzi, kuko abantu benshi baramuzi, ariko wabonaga ko ari umuntu unakomeye kubera kurindwa n'Imana nuko yakundaga no gusenga. Hanyuma rero uyu mugabo nawe Yobu, ibi bintu byose byamubayeho bimwituniraho bigira gute, ariko ngo niyigera yihakana Imana, aremera arababara ariko arasenga, aremera abantu baramwihakana ariko arasenga. Haleluya. Ariko ndanezerewe noneho muri uyu mwanya, Imana ishimwe cyane. Rero turagira ngo duhumurize abantu, tubibutse ko ubuzima bwose urimo, ibyo uhura nabyo, uko ubabara, uko utonekana, si iby'uyu munsi. Ariko humura, nubwo Satani akugerageresha ibyo utunze, akakugerageresha umubiri, akagukomereza, ariko Imana nayo iri bugufi bwawe kugira ngo yongere iguhe inkomezi, igukomeze kugeza igihe izasohoza icyo yakubwiye. Haleluya. Ariko ni gitangaza.
Haleluya, haleluya. Hanyuma rero twihuse muri iki gice cya kabiri, aho Satani yasabaga Imana guteza Yobu indwara ngo imugerageze. Hanyuma rero Imana irabyemera. Hanyuma kuri uyu murongo wa 5 rero muri iki gice cya kabiri haratubwiye ngo ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Hanyuma rero Satani nyine arabisaba, asaba Imana, arayibwira ngo rambura ukuboko kwawe umukoreho, ukore ku magufwa ndetse ukore no ku mubiri we. Tujya tubibona twebwe muri ubu buzima, umuntu ajyanagira n'umubiri mwiza, ejo wamushiraho yananuka agatuka Imana akavuga ngo Imana ubuzemere ko mera gutya, ubuzemere ko abantu bambona, ubuzemere ko abantu bongera kunuka. Niki kintu gitumye bikaturakaza kandi turabakristo. Kandi nyamara Satani aradusaba ngo tugeragereze kuzo dutunze no kuri uyu mubiri wacu. Amen, haleluya. Rero turasaba abacu kugira ngo bakomeze kubana n'Imana kugeza ku rwego batihakana Imana, ibibabayeho bidatuma bihakana Imana. Haleluya. Hanyuma Patricia ndabyibuka mu gihe cyanjye nawe maze gutanga ko tugiye kuzabana, rwabaye urugamba rukomeye. Abantu kubyumva byaragoranye, abantu kubyumva biragorana. Abari inshuti bagatuma ati mugene mubwire Yesu wose yarasaze, yabuze abakobwa bazima. Umuntu ugiye kubana n'umuntu uhora mu bitaro, uhora babara, umutwe uhora uturika, butari muzima, bakamwita amazina bishakiye. Ariko kubera ko hari ibyo twavuganye n'Imana, haleluya, hari ibyo tujye dusenga. Hari abantu nabonye bajya bavuga ngo Imana ntivuga. Imana iravuga. Imana yaturemye ntabwo yabura no kutatuvugisha. Haleluya, haleluya. Hanyuma ibyo biraba birarangira, ubukwe buba ari intambara kugira ngo butambuke abantu babwemere. Ariko Imana ikoresha imbaraga zayo, kuko hari ibyo yashakaga gukora kugira ngo isohoze ibyo umujakazi wayo yavuganye nawe akiri mutoya, akinavuka mu nda ya nyina. Natwe Imana yatuvuze tutaranavuka, tumaze no kuvuka ituvugaho. N'uyu munsi iracyatuvugaho, ku manywa na nijoro iracyatuvugaho. Imana igitubwira amagambo meza tukumva turanezerewe. Nanjye hari igihe njya mzumva nkumva nanakirukanka, mba numva nuzuye kubw'amakuru meza Imana imwe. Haleluya. Njya nibuka papa yigeze anyicaza arambwira ngo uzi ikintu cyatumye ngwitanga rukintware, ngo nifuza ko uzakora iby'ubutware. Mbega uburyo mwifuzamo kuzakubona, ni uburyo nifuza kuzakubona ko uri umuntu muzima. Ibyo ni nabyo Imana idushakaho. Ababyeyi batubyaye batwifuzaho gutyo, ariko Imana nayo yaturemye itwifuza kutubona turi inyangamugayo, turi intwari zayo, igitwirata. Haleluya. Ariko Imana ihimbaza. Hanyuma rero Imana irabikora nyine, ibikora nk'uko Satani yabisabye. Yobu nawe umubiri we urarwara. Hanyuma rero icyo twavugaga, turi kwinjira ku musozo. Aba bacu nabo banatambutse, Imana irabyemera ko bibaho. Nanjye Imana irabyemera ko mushaka tukabana. Byari intambara ariko Imana irabikora. Hanyuma no mu gihe cyo kubana, igihe umuntu yizera ko agiye kubaka urugo ngabe mu rugo adamara aramere neza, ntago ariko byari bimeze. Twebwe twari mu gihe cy'uko nubwo twinjiye muri ubwo buzima ariko ari ukugeragezwa. Mbana nawe muri ubwo buzima bwo kurwara, bwo kuba mu bitaro buri munsi, nanjye byo kujya mu bitaro buri munsi. Ariko turashimira Imana yaduhagazeho, nitwera imbuto mbi, tweze imbuto nziza ku musozi dutuyeho, n'abazabikurikirana babiha. Tweze imbuto nziza, twihanganira ubusabe Satani yadusabye ngo tugerageze, hanyuma ngo arebe ko tuzubaka koko. Haleluya. Imana ihimbazwe. Hanyuma rero Imana nibizatumye idasohoza ibyo yavuganye nawe. Imana ibyo yari yaramubwiye irabisohoza. Patricia imuha n'umwana. Ibyo byose byanyuze mu mbaraga nyinshi. Tuzagaruka mu kindi kiganiro cyo gutanga ubuhamya ku bantu twaganiriye. Tuzagaruka mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bwimbitse. Ariko aho icyo twavugaga ko Satani ajya dusaba kugira ngo atugerageze. Niba dufite ayo makuru rero, dufite n'abatubanjirije byabayeho gutya, dukwiriye kwihangana tugakomeza kubana n'Imana. Kandi muri ibyo bintu byose tukirinda gukora icyaha, tukirinda guhemuka, kuko yebo ngo niyigeze abikora, niyigeze akora icyaha na kimwe, ngo niyigeze nabiherereza ku Mana avuga ngo Mana urampemukiye. Ahubwo yarihanganye abwira isi na Satani ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi uko niko nzagenda. Haleluya. Hanyuma rero natwe nawe usembwira iwacu twari turi kumwe, navuga abantu dukwiriye kwibuka ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ibihamya dufite nuko ari abatubanjirije twari tunari kumwe. Niba rero ibyo biriho, natwe tuzi ko umunsi wacu uzarangira igihe kikagera. Rero twihangane, dukorere Imana, twubahe Imana, dukiranuke muri byose. Twirinde, waba ufite amafaranga waba utayafite wihanga, ibyo utunze nibigenda bikabura wihanga, umudamu wawe napfa wihangane, umwana napfa Imana nimuhamagara ubyihanganiremo, kuko Imana niyo yagize gute yabiguhaye, izaguha n'ibindi. Haleluya. Imana ndihimbazwe. Rero turashima Imana ko Imana idukunda, Imana iradukunda. Igihe cyarageze Imana iramuhamagara nyine arataha. Kandi
yamuhamagaye yatubwiraga ko izamukiza, agasubira mu rugo, agasubira mu buzima. Wirirwaga gutuka nazongera kugutuka, wakurebaga nabi ntibizongera, kandi wajyaga avuga ngo uriya muntu ngo ni umurwayi ntazongera kubivuga. Ariko nidusobanukirwe ko Imana ijya kumuhamagara ngo imucyure atahe muri Kanani, aho atazongera kubabara, ubahari ntabwo azongera kubabara. Natwe rero reka tumere nka Yobu, turashimira ko ibyo byose ari Imana yabikoze. Haleluya. Kandi twavutse tutazi ko ibyo tuzabigeraho, twavutse tutazi ko tuzashaka tuzanabya, dore ko banavugaga ko tutazabigeraho ibyo bintu, ariko ku mugambi w'Imana, Imana yarabikoze. Amen. Haleluya. Rero nta n'uwari uzi ko tuzahagarara kuri kamera ngo tuganire ku magambo y'Imana. Reka da, twari tuzi ko bisaturuka he, ariko icyatumye ibyo byose Imana ibikora, haleluya, ni ukugira ngo dukomeze gusenga, dukomeze kubaha Imana, tunayiringire kugeza ku gihe azaza. Amen. Haleluya. Ndankunda umuririmbyi waririmbye aravuga ngo uzaza ryari mucunguzi w'imebwa bwami budashira, ibyaremwe byose twishime, icamukazi udatinze. Ariko Mana, haleluya. Rero nubwo bimeze bityo, ariko turabizi neza ko azaza. Data wa twese azaza, kuko ibimenyetso birahari bitwereka ko azaza. Rero ntabwo azatira. Soje rero nifuriza abantu kwihangana no gukomera, tugakomerera muri uru rugendo kubitugerageza n'ibidusaba byose. Wibuke ko ari ibyigusaba ngo bikugerageze kugira ngo bibone ibirego bikurega ku Mana, Imana irebe kuyihakana. Ariko ndakwifuriza kutihakana Imana. Natwe turashimira Imana ko twakomeje kurwana n'uyu munsi, turacarurwana. Ntabwo Imana tuzahihakana, kuko niyo itugejeje aha, niyo itumye tuba ba Yosuwa, niyo yatumye nitwa Papa Eliyo, niyo yatumye witwa Papa runaka, niyo yatumye ugira izina rizima, abantu bakagukumbura, umuryango ukagukunda, abantu bakagukunda. Turashimira Imana rero ko yatugize abo tugomba kubabo kandi b'umumaro. Imana iduhana umugisha cyane. Reka dusenge Imana, hanyuma dusabira abera bose umugisha, ndetse tubasabira imbaraga zo gukomera kugira ngo bakomeze urugendo, ariko nta kimana yakorera guhomba. Ariko impamvu abakristo dukuriye kugeragezwa ni ukugira ngo hagaragare nuko abo bantu b'Imana yaremye ikabaha n'agakiza, ivugana nabo ku manywa na nijoro. Ase barayizeye koko? Ase Pawulo ni wabivuze, se niki kintu cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ase ni amakuba, ni ibyago, ni ubukene, ase ni ukudutuka, ni ukudukubita ibiboko. Haleluya. Rero ndifuriza umuntu wese kakwiriye kwihanganira ibyamugerageza byose, ariko niyihakana Imana. Isi byumve rero ntabwo tuzihakana Imana. Turifuriza n'abakiri inyuma ko bakwiriye gukizwa, bakubaha Imana, bakayumvira, bakayikorera ku manywa na nijoro. Imana iduhana umugisha. Turagushimye wa Mana we, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye uyu mwanya mwiza n'aya magambo meza tumaze kuganiraho y'uyu mugabo Yobu n'abatubanjirije, ndetse no muri iyi si yacu hariho abatubanjirije, hariho abantu babaho mu bishako bitandukanye basabwe, ariko turagushimira ko abo watoranyije ukabafata ukabakomeza, ukomeze ubakomeze. Abantu be kukwihakana, abantu ngo bakwihakane ni uko ubuzima bwanze, ni uko abantu hari ibyo babuze, kubera ko Yobu yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, uko ni nako nzasubirayo, uko ni nako nzajya kwa data. Turagushimiye cyane, uduhe gusobanukirwa no kumenya igihe cyo kugeragezwa, igihe cyo gusabwa ngo dushungurwe, kugira ngo hagire ibintu bigaragara kuri twebwe, niba twaramaramaje, niba twaromatanye nawe. Dusabiye abera bose ngo bakomeze, abari mu bigeragezo, abari kunyuzwa mu ruganda, abari kunyuzwa mu bintu bikomeye, aba abantu banze, aba imiryango yanga, aba ababyeyi banga, abana bihakana ababyeyi. Mwami turasenze umukristo wese wakumenye yakira umugambi wawe, yakira ubushake bwawe, uturinde imbaraga zatunyaga ibyo wakoze mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo dutunze byose waratubwiye ngo ni ibyawe, kandi tunabibuze isi yose n'ibiyuzuye ni ibyawe. Nutugirire neza, ukomeze udufatire ubugingo. Dusabiye abera bose, dusengera abafite ibikomere, abari mu ntambara zitandukanye, umwuka wera basange, imbaraga z'amasengesho zibasure, zibakomereza ubuzima, bakomeze kwizera no kwiringira kugeza igihe uzazira. Izina ryawe rihimbazwe. Urakoze rero, turagushimye. Ubuntu bwawe n'amahoro bikomeze kubana natwe. Dusabiye buri muntu wese uzakurikirana iki kiganiro kugira ngo kizamwubake, kimusubizemo imbaraga. Turabizi neza ko hari ibyiringiro bizima bifatika bituruka mu gihugu cyo mu ijuru, bitangwa nawe, bitangwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Twizeye tukamenya, ajya dukomeza, ajya duhumuriza, ajya akomeza abananiwe, ajya agira neza. Ibihamya turabifite. Haleluya. Uhimbazwe rero, ngakomeze tugirire neza. Ubuntu bwawe n'amahoro bibane nabera bose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha.